ecstasy. Lady, give me your body totally. Come closer, uri muranirari. Ukomeza utyo, uratuma ngira wifari. Ngira wifari, ingabanyiriza imihari. Kunzamurira hayi, mavayo zirenze mu gikari. Energy zawe ni ecstasy. My lady, give me your body. Reka nguhe ikaze ukurikiye amakuru y'imyidagaduro hano kuri Starbiz Rwanda. Reka tugaruke ku gitaramo Neri Ngabo na Platini baraye bakoreye muri Zaria Court. Ni igitaramo cyaranzwe n'udushya kabisa, dore ko bari kuronshinga album yabo cyangwa se kuyigaragariza abakunzi babo. Ni album bishe Vibranium, rero yaje kurangwa n'udushya dutandukanye twinshi kabisa, ubwo yitabwirwaga n'abatari bake kabisa, abayobozi mu nzego zitandukanye. Muramubona Minisitiri wa Siporo kabisa, nawe ntabwo yaje kuba acikanwa. Rero na abasitari bari bakoze agashya hariya muri Zaria Court, dore ko na Minisitiri w'ububanyi n'amahanga kabisa yaje kuba yitabira nawe. Ni igitaramo cyaranzwe n'udushya twinshi kabisa, aho haje kuba iyi album ye bayigura amafaranga menshi cyane kabisa, harimo abasitari nka Van Knowless, abasitari nka ba Mutesi Jolly. Uyu Mutesi Jolly tukimuvugaho yaje kuba atangamo amafaranga agera kuri miliyoni 10 z'amanyarwanda. Yaje kuvugisha benshi ku mbuga nkoranyambaga kabisa, babonye Mutesi Jolly ubwe yihagurukiye akavuga ati ngewe izi miliyoni ndazitanze kabisa. Nuvuga ngo ni album iryoheye amatwi kabisa. Wowe kurikira ino video ugumye ukurikira urebe kabisa. Ladies and gentlemen, this is a check of 10 million Rwandan francs. Is it tax inclusive or exclusive? Because it's showing about 11.8 mu mikino. Okay. I think surely you deserve to say something. Now you can give a comment. Comment on all 9 songs, all the 8. Listen to that song. Anyway, abanyacurero bose bari hano, inshuti za Kina Music, abafana n'abavandimwe mwese muri aho. Nishimiye kuba ndi hano uyu munsi. Neri Ngabo, Platini, ndi umufana ukomeye w'amarange. Mwakoze ibintu byaryoshye, twishimye. Congratulations. Nari umufana w'indatwa kera. Rero it's beautiful kuba turi aha ngaha. Thank you for the invitation. Impamvu mpamagaye uno mupapa hano niwe wanumiye. Sorry Neri Ngabo na Platini ntabwo banekereje. Clement ngo ngwino hano. You come. Yaranumiye ndavuga ati ngomba kuhagera. Ibyo ndakuba miliyoni 5 ejo saa 3. Uwo rero n'umuhanzi ugezweho muri iyi minsi kabisa, ukunzwe n'urubyiruko cyane. Mu ndirimbo amaze iminsi ashyize hanze yayise Amazi ya Nyanja, baze kuba bamubaza niba amazi yavugaga yariyo, dore uko yabisobanuye nk'umusaza kabisa. Ese nuko tubyumva cyangwa hari ikindi gisobanuro kiri behind? Naje ndi nyuma yawe kuri icyo kibazo.
biragoye. Umva rero amazi akoreshwa ibintu byinshi. Hari amazi yo koga, amazi yo kunywa, hari n'amazi y'inyanja. Narihimbye y'inyanja yo muri mwagiranye nka Pacific Ocean, hano ko mu Rwanda nta nyanja tugira. Ariko hari ibihugu byinshi bigira inyanja, uri kumva? Rero uburyo rero utekereza ko naba nariririmbye bwo bundi ntabwo nari niririmbiye akanyanja. Okay, impamvu nari mbibajije ni uko se ni gute inyanja igusaza like Bizangira umusazi. izakugira umusazi gute inyanja ishobora kugira umusazi? Ariko urabizi ko nyanja ari izina, hari n'igihe ari n'izina ry'umuntu. Urabizi ko ari abantu bitwa ba nyanja. Okay, ubwo ubuza amazi yiwe ya nyanja. Oya, hari ndi kuvuga inyanja igira amazi. Urumva? Biragoye kubisobanura, ariko inganzi iri kuza wowe uraterura ukaririmba. Okay. So kandi ntekereza ko uyu muntu ari kumva indirimbo wese agira vibe akuramo. So icyo njye mbagamije akaba ari ugushimisha abantu gusa nta kindi. Umaze iminsi tukubona ku ma stage menshi cyane atandukanye. Banza tunyurire mu kwanza. Tuwaye muri Amerika yagenze ite? Ntabwo ari tour. No show. Wari wagiyemo. Ya show imwe ya Rwanda Convention. Y'u Rwanda ruhamagaye nyine abantu turitaba abo tubashe guhabwa ubutumwa bwo kujya gususurutsa abari. Bwari ubwa mbere uje guperforminga muri hariya. Ubwo bwa mbere nagiye muri Amerika, so tugiye muri Rwanda Convention, hari abantu barenga 7,000 bari bitabiriye. So byari privilege kubona hari abantu turi muri long distance nyine tutabasha kubona kandi bakunda umuziki wacu. Nari mfite excitement of course, nari ndi kuvuga ati ahangaha hagomba gushya kandi neza nk'uko nabitekereje niko byagenze. So byari experience nziza. Hari ibintu byinshi ubona bishyashya kandi hari urukundo rwo ruri pure, like sinzi niba wari wabona iyo umuhanzi w'umunyamahanga aje kuririmba hano ko biba bimeze. Excitement abantu baba bafite, so kubera ko batatuzi ubuzima tubayemo tudakubitana mu kirere kimwe, so urumva baba bari kuvuga ati ibintu ko uyu muntu ateye ubwoba. So natwe twabaye performance nziza. Abaye kongo kubera yuko mutari munaziranye. Nyuma mumaze kumenyerana baje gusanga ari umuntu ushobora describe nguteza Ben. So far the Ben ari mu bantu muri industry very close kuri njye. Kuva natangira umuziki. Okay. Ari close cyane kuri njye ku buryo communicate inshuro nyinshi ku munsi bishoboka. Kandi twaba twahuye tutahuye n'igihe kinini yari mu Rwanda tuba turi kumwe. So ntekereza ko byamaze kuba akazi kubera moment twagiye tugirana birangira mfashe nka murumuna. So buriya kuri Ben ndisanga cyane kandi bimushimira kuba hari wari ko akirengagiza just akabashwa no kuraisinga umuhanzi nkanjye kandi akumva ko nta kimwaro bimutwaye. So ni umuntu watanje kandi ntekereza ko mwigiraho byinshi mu gukura kwanjye, hari byinshi afasha. So ibyo ngibyo navuga kuri Ben, ni umuntu mbese udasanzwe. Ubwo twaje kuri Element ni umujama wanjye, ariko duhujwe n'akazi, duhujwe n'akazi cyane bitandukanye na Ben. We ntacyo nari ndi kumuha kugira ngo tube inshuti, like ntabwo nabanje kumuha amafaranga kugira ngo dukorane project. We yaransapotinze 100%, ariko Element njya gukora nawe abanje gushyiraho igiceri kugira ngo twamenyanye nkiba kwa Bernard afite ukuntu bari bwumvikane kugira nkore, nuko we twamenyanye. Ubucuti bwacu nuko bwatangiye. Gusa nyuma Element akagenda anyirohereza agashyiramo forfait kumva ku karirimbo, amukubita nk'igice nka ati utungutungu usigayemo hano nzaba n'ubu. Buri gihe rero n'igihe namuhaga nka 2,000,000 nkamusigaramo 100, ariko 100 n'ubunyate ntabwo bashaka kubyumva zariheraho kandi gira igihe kutohereza amafaranga yose. At least Amakano akaje byibura 50 icyarimwe ntibikubona, ariko sinyaguye yose kubera mba numva hari akantu ngomba kwisigaranira. Uyu Kevin Kade kabisa indirimbo ye iri gutanga show kabisa, ibintu bigaragara buri umwe wese.
mwabibonye ko abantu baje kwitabira imurikwa ry'iyi album baje kuryoherwa dore ko Davis yaje guperforminga na Platini indirimbo bakoranye bise Jeje. Muri rusange kabisa abantu bitabiriye launchingwa ry'iyi album kabisa baje gutaha bishimye bavuga yuko basogongeye ku muziki kabisa bumva ko iyi album iryoheye amatwi kabisa. Wowe ndagusaba gukora subscribe kuri Starbiz Rwanda kugira ngo amakuru nk'aya ajya kugeraho ku gihe kabisa. Ndabakunda cyane, umunsi mwiza.